ni The Voice TV YouTube channel kugezaho amakuru agiye atandukanye yabayo hirya no hino ku isi yose, mu Rwanda, imyidagaduro, politike, ibyegeranyo bitandukanye, nta handi wabisanga ni hano kuri The Voice TV. Wowe icyo usabwa ni ukudukurikira, ukora subscribe nimba utari wakora subscribe, ubundi ugakomeza ukagezwaho amakuru agiye atandukanye. Uyu munsi rero twabazaniye inkuru yo mu rusengero rwa ADEPR, itorero rya ADEPR rwose muri iyi minsi mu Rwanda ntabwo navuga yuko rihagaze neza rwose. Kuri uyu wa kane rero mu rusengero rwa ADEPR Byumba ruherereye mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi, bamwe mu bakristo barwanye bapfa ko hari wari urimo guhanura iby'abandi bari mu materaniro bavuze ko byari ibinyoma. Ubusanzwe muri uru rusengero buri wa kane ngo kuva saa 3 za mu gitondo kugeza saa 9 haba amasengesho yihariye yo kwegereza Imana. Abakristo bagasengera ibyifuzo byabo bitandukanye, Imana ize kubibafashamo. Kandi ibi rwose nta hantu bitaba rwose. Abakristo kenshi usanga baba bafite igihe bajya kwiyegeranya n'Imana bagasengera ibyifuzo byabo. Naho niko byari bimeze muri ADEPR Byumba. Gusa bamwe mu bakristo batifuje ko dutangaza amazina yabo ku mpamvu zabo bwite bari mu rusengero iyo mirwano batubwiye ko byatangiye umugabo wari uri mu materaniro ahagurutse akaza akakamikora abaririmbyi ba korali yitwa Turi mu Rugendo, bari bagiye kuririmba agatangira guhanurira abantu ababwira ko ari abanyabyaha. Umwe muri abo bakristo yagize ati, hari nka saa 5 za mu gitondo turi mu materaniro, korali igiye kuturirimbira mu gihe bataratangira, ahaguruka umugabo aragenda yakumuririmbye mikoro atangira guhanura avuga mu ndimi zitumvikana. Hashize akanya gato undi mukobwa nawe arahaguruka, nawe araza yegera abaririmbyi. Wa mugabo wahanuraga yongera yakundi muririmbye mikoro ayiha uwo mukobwa atangira gusemura ibyo uwo mugabo yari ari guhanura. Umukristo akomeza avuga ko uwo mugabo yakomeje guhanurira abantu ababwira ko ari abanyabyaha baje kwihisha mu rusengero. Yagize ati, byateye inkeke uwo mugabo yatangiye kubwira abantu ko ari abasambanyi, abajura n'ibindi byaha yabashinjaga, ndetse ajya n'ahari hicaye abayobozi bacu nawe atangira kubibabwira. Bamwe batangira kugira amakenga ko ashobora kuba yavangiwe. Undi mukristo nawe twaganiriye kandi yavuze ko batabyihanganiye aho hahagurutse umwe akajya kubahagarika. Yagize ati, ubwo rero uwo mugabo yakomeje guhanura dutangira kumukemanga. Umukristo witwa Polisi arahaguruka ajya kwaka mikoro uwo mugabo, undi yanga kuyimuha, bafatana gutyo mu mashati, bararwana baragundagurana. Gusa abandi bakristo bahita baza kubakiza baramusora, ariko wa mukobwa nawe bari kumwe bamwatse mikoro, ariko we yahise ayitanga ku neza nta mananiza. Uwo mukobwa n'uwo mugabo babasohoye bagera hanze bakagirwa inama yo gutaha, ariko bo bakabyanga bavuga ko batava ku rusengero batavuze ubutumwa Imana yabahaye. Ngo byabaye ngombwa ko hitabazwa polisi, yaje igahita ibajyana kubafunga, ubundi amasengesho arakomeza. Gusa bamwe mu bakristo bavuga ko bano bantu bataye muri yombi ubundi bari basanzwe badasengera muri uru rusengero rwabo. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Marie Michel Umuhoza yabwiye radiyo Ishingiro ko hari abaturage batawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo kubangamira imihango y'itorero. Yagize ati, hari abaturage babiri barimo uwitwa Niringiyimana na Mukandayisenga bakurikiranyweho icyaha cyo kubangamira imihango y'itorero. Hari amakuru ariko twahawe na bamwe mu bakristo avuga ko uwo mugabo n'umukobwa basanzwe bafite icyumba basengeramo ahitwa Igashirwe mu mujyi wa Byumba. Gusa nyine abaturage kenshi usanga bareba kure bagerageza gushaka izindi mpamvu zitandukanye, aho hari abandi baturage bavuze yuko bari abantu bacecekeshejwe kubera ko batangiye guhanurira abayobozi b'iryo torero bababwira ibyaha bakora, bakabibona nko kubangamira cyangwa kubasebya, ndetse ngo n'ukuntu byagenze byari bimeze nk'ibyari byateguwe kugira ngo bahungabanye amateraniro, nubwo hataramenyekana icyaba kibyihishe inyuma. Iperereza rikaba rigikomeje. Gusa nyine abayobozi b'itorero rya ADEPR bashobora kuba babonye batangiye kubaturira babahanurira ibyaha bakoze bakabigiramo akantu, nyine akaba ariyo mpamvu wenda bashobora kuba basohowe, cyangwa mu kimwe n'abo bantu nabo bakaba baje bifitiye izindi gahunda bari nko gusebya abandi. The Voice TV mukomeze mudukurikire tubagezeho amakuru agiye atandukanye.